Ni mu karere ka Nyamasheke ahazindukiye inkuru ibabaje kandi iteye agahinda, yababaje abayumvise ndetse n'abayibonye amaso ku yandi. Ese iyo nkuru ibabaje izindukiye muri kano karere ka Nyamasheke yaba ari iyihe? Ese yaba yabereye mu kahe gace? Ubuyobozi bwo muri ako karere bwatangaje iki nyuma yo kumva iyo nkuru ibabaje yazindukiye mu gace bayoboramo? Ibyo byose n'ibindi tutababwiye nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazigira kaze nako gakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka twitse gato ubundi tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru izindukiye muri aka karere ka Nyamasheke yababaje abayibonye ndetse n'abayumvise. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye aba arimo aravugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, inkuru iteye agahinda izindukiye mu karere ka Nyamasheke, aho abayibonye ndetse n'abayumvise bose yababaje batungurwa n'uko iyo nkuru yazindukiye mu karere kabo. Ese iyo nkuru yaba ari iyihe izindukiye muri aka karere ka Nyamasheke? Inzu y'umuturage yibasiwe n'inkongi y'umuriro, amatungo ye n'ibindi byose bihiramo byari biri muri iyo nzu. Bikekwa ko iyo nkongi y'umuriro yatewe n'umuriro wo mu gikoni wasize urimo uraka bibagirwa kuwuzimya. Iyi nkuru ibabaje kandi iteye agahinda izindukiye muri aka karere ka Nyamasheke yabaye mu ijoro ryo ku cyumweru tariki ya 25 rishyira ku wa mbere tariki ya 26 Kanama 2024. Nibwo umuturage witwa Nzabana Anastasi wo mu kagari ka Ngoma mu murenge wa Bushekeri wo muri ako karere ka Nyamasheke mu ntara y'Iburengerazuba, aho yabyutse agasanga inzu ye irimo irashya igakongoka. We n'umuryango we bakijije amagara yabo. Mu nzu hahiramo amatungo, inka n'ingurube ebyiri n'ibintu byari birimo byose birashya birakongoka. Iyi nkuru yababaje abatuye muri aka karere ka Nyamasheke bitewe n'uko uwo muryango wabuze ibintu byose wari utunze. Yanemejwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Bushekeri Sengiyumva Zabloni, aho yatangarije itangazamakuru ko uretse abantu babashije kuva mu nzu ari bazima, ariko nta kindi bigeze barokora cyangwa baramura. Mu magambo ye yagize ati: inzu y'uwitwa Nzabana Anastasi mu ijoro ryakeye saa 3 yafashwe n'inkongi y'umuriro, hahiramo inka n'andi matungo magufi, n'ibyari birimo byose nabyo birashya birakongoka. Abantu nibo bakijije amagara yabo, nta kindi bigeze bakuramo cyangwa baramira. Uyu munyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Bushekeri Sengiyumva Zabloni yakomeje avuga ko umuriro wo mu gikoni bamaze guteka batigeze bawuzimya, bagakeka ko ari wo wateye iyo nkongi y'umuriro yibasiye iyo nzu y'uwo muryango. Uyu muyobozi kandi yasabye ubufatanye bw'abaturage mu kwirinda icyatuma inkongi zibaho
cyane ko zikunze kugaragara mu gihe cy'impeshyi. Hirya no hino mu gihugu hagenda humvikana inkongi z'umuriro ahagiye hatandukanye, hakibazwa icyaba gitera izo nkongi z'umuriro za hato na hato, dore ko muri iki cyumweru nko mu karere ka Rusizi iherutse gutwara ubuzima bw'abana babiri bahira mu nzu. Si ibyo gusa kandi no mu karere ka Kamonyi ko mu ntara y'Amajyepfo naho umusaza yahiriye mu nzu nawe arashya arakongoka, bagiye kumutabara basanga yapfiriye muri iyo nzu. Polisi y'u Rwanda ihora ishishikariza abantu gutunga za kizimyamwoto igihe bahuye n'inkongi bakabasha kuyizimya itarangiza ibintu byinshi. Ni n'aha natwe dusoreje amakuru yacu y'uyu munsi. Niba ari ubwa mbere udusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugira kaza nako ugakandeho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Si ibyo gusa kandi ugomba no kujya ahatangirwa ibitekerezo ukaduha igitekerezo cyawe, cyaba ari igishima ibyo dukora ndetse inama y'ibyo twazahinduramo ubutaha, kugira ngo tujye tubaha amakuru meza kandi yizewe. Mukomeze mugire umunsi mwiza, Imana ikomeze ibarinde. Iyi yo ni KN Radio.